ariko none ubwo rero nibyo ndi kukubwira ngo abarahageze gutya neza ubwo ahantu hari igiti cy'umwembe gutya ku ruhande hari n'igiti cy'avoka ukuntu zirimo mbisi uhita umbwira banagera ndavuze ni reka njye kumufata banza wumva ikintu cyisekeje muri ukuntu mwari umubonye ubwa mbere ugahita umukunda ntase suze ukuntu amafoto ahita agukurura hari ukuntu yifotozaga amafoto nkabona ari kumwe n'intare nkavuga ni umwana n'uyu nguyu ubwo rero ndangije ndavuga ni ahangaha ntabwo ndagenda mufata ahubwo ikibazo hagati aho ngaho umuza ni ababyeyi ntabwo bari mu rugo nta muntu n'umwe wari uri mu rugo kandi ariyo mpamvu nahise mprofite uwo munsi nanjye icyo gihe bari bagiye mu kazi ababyeyi haba na Mary bose bari bigiriye mu kazi ubwo mba ndamushita aho ngaho ku muhanda ndamujyana nangira kumwereka inzoti hari niho tuba turi kurya intebe niyo viya bayicayemo babona turaganira ariko arambwira ati se kuki utansuhuje mba ndahagurutse mba ndamuhube ndamukomeza ubwo yiseka se ndacyari kukubwira ubwo rero maze kumugundira maze kumufata uza nkuru ukuntu uri kuzimbwira cyane ko bayo hano nawe ngazikubwira maze ndaje ngo namugundire ngo orala oya ngo igitego cyo kigiyemo none namufashe ndavuga ati pa kwajyu uwo munsi ntabwo nzabibagirwa mu guhura kwanjye no ariko se kamaze nkwibarize ubwo ibyo bintu byose byaro kugira ngo usasire tu umwana uyu ndacyari nyine kukubwira ukuntu byagenze none abarambwiye uti ngo nshaka ikintu cyo kujya ariko ubwo mbere yo kuza nari nateguye utuntu two ikibazo nyine wenda shaka kumva nyine vuba urasakunika numva ko mwagiye mu cyumba nyine nibyo nyiri kukubwira ubwo tuba turagiye mba ndamufasha barambwiye uti rero njye ariko nari nabanje gutekereza kumutekera ibintu mpagize barabyanze reka nkubwire rero ibintu bituma njye ntatereta nibyo birimo nose umuntu avuye iwabo naje kugusura mu masaa 8 kandi avuye iwabo gutyo saa 6 urumva yaraje atariye se nyine urumva no kujya mu konveka abone ku rukundo mfite ari mama yake kandi avuye iwabo nabwo ari ndacyakubwira iyi nkuru ushaka ko nyicamo ubwo rero baba bamaze kumwakira n'ibike byose nyine mvuga ati kuri muratinza nawe ndashaka kumva ukuntu yego none reka mitangeza ubwo bamaze kwaro reka manze nkubwire impamvu rero nshaka kugezayo jewe umwana yaransuye urabizi nubwo ari ukuntu ngira ikintu cy'icyoba nyine ansuye akicara iminota 2 mera akaba arinjiye nta gisakozo indi 2 akaba arasohotse agisohokanye indi 2 akaba aragarutse ngo nta safuriya wambone indi 2 akaba aragiye none mba Mary yararebye akavuga ati biraza kurambirana ahita atuma vi nkabona vi yarinjiye nkabona aciye hanga mukaya akagaruka kamwe ngo nasiraje mbone akaba aciye hanga akagaruka ngo uburoso bwo buriye bwo guhanagura akarofashe akaba arasohotse sha umwana do yagiye ariko ubwo noza ari ukuntu mwajyaga kugira ukuntu muhuza reka ubwo umupfa umwe yicaye mu ntebe wakurya nayo nicaye mu yaho abari muri interview bira bintu ntago abari byo ubundi ugomba kumwiyegereza ubwo se urumva iyo yicaye nkanga none baba bataragumye aho ngaho ahubwo ababyeyi babonye muri kumwe neza gutya bagira ngo hari ukuntu umuhungu wabo agiye kugenzamo ukuntu ari wanjye se ukateye rero uwanjye atayicaramo hagati akabaganiriza arimo hagati aho ukomeza umbwira iyo nkunda none ahubwo rero ndangije ngewe ahubwo ndashaka kumva ukuntu nyine mwavuye muri salon mugahita mujya none ahubwo arangije akimara kungeraho baba baramwakiriye uwabandi shase naguza amashaza ngiye nanikozemo arambwiye ngo ngashaka ngo utuntu ngo tw'udushyimbo ngo n'utwumbati ngo tubishije akose isi wari wakundanye n'umukobwa wazanyagatare nanjye ndibaza ariko uyu ndamubwira nako wa mukobwa we warapfuye ubu nge nongere njye gufata amafaranga njye gutanga n'ibiki ariko ibyo ntabwo nigeze mbitindaho waguze inkoko wagiherura noneho ubwo ndangije umukobwa abarambwiye ati arabumva afite akanyota ashaka ikintu cyo kunywa ngenda shaka umuntu nyine yagiye mu cyumba none nibyo ndi kukubwira none aho ngani naho tugeze inkuru iryoshye ya mbere bamuguze agafanta akambere pa itarohayo tereka afite inyota nk'umurimo w'umuceri ndanye ndamba ndamubwiye ngo rero ukuntu bigiye kugenda neza ntago hanywa fanta yonyine ubwo nshaka nga kandi kantu ko gufatisha ikibazo rero nawe nkuru ya buri minute ndashaka kumva ukuntu nyine mwavuye muri salo mukajya mu cyumba nyine ndacyari kukubwira ugomba nguza amandazi kumbe nari nayanyujije inyuma ntiyabimenye arambwira ati ntacyo apfa kuzana nk'amandazi ndamubwira nti njya kuyafata mu cyumba akora tuzubwenge narakubwiye ngo ibintu byarabonetse ko karitsiye zanyu zibamo ibyana byiza murazira gise ntabwo muzi kandi ari karitsiye y'iwanyu ndamuzi buriya yazamutse hano ruguru ntabwo umunsi ndamucaga ushaka kugira ukuntu tugenda unyereka ararana
Ako inzoga ngani nyicanga niri. Nose kare wize ubwubatsi narindi gutekereza iki gisenge tugikora tukagishyirana n'ibyo ari sawara. Hanyuma ikirihera cyo kikajya hehe? Nise nawe uri murambaza kandi abarize ubwubatsi. Ahubwo inzu hejuru ntabwo twubaka piscine. Piscine hano. Noneho ikaba ari piscine urabona iri taka ryose urabona ryajya kuri piscine bo harya. Ubwo iri taka twarishireje piscine aho. Ikaba piscine cyo. Mama anataha. Aliko Patino nakupigia pasi ya mzuri wangu. Unaona ule mfuki ule mtoto wangu. Napigia pasi ya mkololomja. Naikupitia hapa ende naikukuta again. Sasa nakukupitia sote siku nyingine. Ingine ndani ya ile mtoto. Unaona yale makuli yake? Naona. Mfuniko zake unaziona? Naziona kabisa. Oh papa. Alala. Niko na mshoti ndani ya kichwani. Mungu wangu. Tulu mwana nuko na mbuguiza sana. Olala. Ule mtoto namuona. Namuona. Moyoni wangu unapendaga zile mbuguyu zako. Mwanangu. Kwa twende. Oya. Tuanze tujye kwindura imyenda. Tukariko dusa nk'abantu beza. Ni gutsindira umwana mu buryo bwiwe. Ari kutwanya umwana waboko wangu. Ndani ya nabusira. Akose mugabo mwiza wabaye iki none uyu munsi? Yihorere mwana wa mabukwe rwose. Iyo nabonye hari mu baturanyi nagahomamura. Cyagenze bite se none? Umva cyakoze kamubwiza ukuri. Ubu ngubu umuntu agiye kujya byara umukobwa ahita amugurira n'inkoni nshyashya ku buryo umukobwa azajya asohoka amuherekeze na ya nkoni. Bitabaye ibyo turanywa amazi ari mu rusenda. Ayo magambo ntabwo ndi kuyumva neza. Françoise ntabuze kwa mupenzi. Ndamuzi. Uriya mwana si umukobwa mwiza cyane pe. Iwabo bateganyagaho kagomba kubagurira ibyo babuze. Ampaye nka yahuye na twa duhungu tw'utubwa tw'Ikigali. Tumwe ngo tuba gusanga kuri Facebook ngo twitwa ngo twa Kafu ngo twa Double J twishyizeho udutatuwaje twafunze ubusatsi. Karamwege urabizi ko twa duhungu tuba rero tuba twavuye iwabo tuba dufite ba nyina badushyigikiye urumva bakatugurira amagi bakatugurira ibintu by'ibihambaga twamara kurya tukinanura. Noneho tugacunga bya bikorwa byirwa bireba nk'ibidatekereza. Kakaza kakamujya mu matwi kakamubwira utuntu nibyo byamubaye. Yahuye n'akabwa kagahungu karamwegera kamubeshya ukuntu isari yako kamubeshya ukuntu gafite visa ya Dubai maze umukobwa nawe ava mu bye. Dore ngarakiha iminsi 2 yarabwegetse nta nubwo ari ugutwita. Amaye Ubuse uko twebwe kera baturambagizaga tutava no mu rugo. Abakobwa b'iyi minsi bahindutse bate? Yamakomanye banze mbikubwira. Nitujya no kubyara. Ukimbira ngo utwita umukobwa uzahita ngura inkoni ye. Ku buryo imbwa izajya ikandagira ahangaha ntarayibaza izina. Nzabanza kuyikubita ebyiri. Aha, uzabanze ubibwire mushiki wawe ma. Ahubwo uranyibukije. Ubundi sari he? Yarari gufuraho inyuma. Mumamagare. Niko. Anje kumureba nako. Mubwira banguke hano. Ase wa mukobwa we. Tuzagushoborara? Niko. Usigaye byuka wibereye muri telefone nari nzi kuri no gufura byibuze. None ibintu byose biraho nta na kimwe gifuze. Mbariro nabisoje. Wabisoje? None birambonye hariya. Biriya nzabifura ejo numvaga ndushye. Abakobwa rwose narume. Ngwino rero musaza wawe aragushaka sinzi ibyo agushakira. Aha dore ngo yaje. Shenisa. Kara. Bite. Ni byiza.
umeze neza Icara hano. ngwino wicara hano yegera amakuru Ni meza. tumaze iminsi tutaganira kubera akazi kenshi nashaka kumenya amakuru yawe Amakuru yanjye ni meza. amasomo Ntabyo bimeze neza, amasomo aragenda. aragenda izere ko menya rivari itarimo irashya Oya. izunguka Kugerageza gukora cyane. okay rero shenisa mwana wa mama urabizi kuri umukobwa umwe mama afite yewe kubona nakuzanye ngo tubane ni umutima mwiza w'umugore wanjye wanyumvishe Ndakumva. icyambere rero ari nacyo cyanyuma sinshaka ikintu cyitwa imbwa y'umuhungu muri uru rugo mbisubiremo imbwa y'umuhungu muri uru rugo sinyishaka unyumve neza ntabwo abahungu bose ari imbwa ariko imbwa y'umuhungu sinyishaka muri uru rugo Nose byagenze gute kumbwira uko byagenze ibyabaye ku muturanyi ni inkuru ndende uri umukobwa ubu nta mwanya mfite wo kubibara yenda mabuja cyangwa madamu wanjye abikubwira ariko amarira ari muri uriya rugo duturanye ntabwo nshaka ko ariyo yazanga kubera shenisa noneho ntufite inzozi yego. ntuzi ibyo ugomba kugeza kuri mama wawe Yego. okay nizere ko rero iryo jambo ryumvishe imbwa yitwa umuhungu muri uru rugo ni ikibazo kubera iki kubera ko natekereje nsanga abana bafite imigati bafite bureba bafite ubuki barya umureti iyo bamaze kubibona batekereza nk'ibidasesa sibyo rero ndagira ngo utekereze umukobwa turumvikana iyo uvugana n'umuntu ubona ko hari ahantu azakugeza wa wundi wirirwa yambaye neza asokoza udusatsi wa wundi ubindika uwo ntabwo tumushaka turashaka umuntu w'icyitegererezo wumvishe Yego. wumvishe Yego nabyumvise. okay ngaho igendere Sawa. ariko nizere ko wabyumvishe Nabyumvise. cyangwa nawe uzabyimbe nk'abandi sha bakubyimbure dore ko ababyimbura bahari madamu genda unzanire amazi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesu ashimwe. Assalamu alaikum aduyi. Muri bane muragenzwa n'iki? Murashaka tubafashe gute? Njyewe nitwa Sheikh Ihaj Patino Nanjye nitwa Sheikh Musafaziri Mubi. guturuka kuri paruwasi ya Turutse ku musigiti wa Rusizi. Ni byiza. Ariko mushobora kuba mwayobye hano kuko nta musigiti uhari. Oya ntabwo twa hano urumva ni kwa Haji Muhammad. Aha nta mushehu babamo urugo mu rugo rw'abakristo. C'est ça. Komeze byumvikana. Pastor Alfred. Nta pasiteri uba aha ngaha. Yego urugo ni urw'abakristo ariko nta pasiteri ubamo. Turabarokore yego ariko nta mupasiteri uba aha ngaha. Tuza tubwiye ko hari amahugurwa twahuriyemo nk'abantu bakora umurimo w'Imana twese. Nimba yitwa nde harya nyibutsa sha yitwa nde? Pasiteri ariko ntabwo ari umuyisilamu. C'est ça. Sinzi impamvu kari kanciyeho. Arimo se? Sha ntaho yagiye mu kazi. Yari inama bamuhamagayemo. Kwiriye tubwiye ko ari buze kuba hari yagiye. Yanjye nibyo ndi kwibaza. Ese umukobwa warimo? Umukobwa we? Ako se abagabo ni abasazi. Hano nta mukobwa agira yewe nta n'umwana agira. Urumva? Ese umukobwa utaha muri iki gipangu atara? Umukobwa utaha muri iki gipangu rero mbabwire ni mushiki wa boss. Nuwo suwo. Niho twari tuje Kadufite ko mwirebera. Ntabwo ugeze utona dahari twasura na madamu nakumukobwa. Ko binteye ubwoba. Oya nta kibazo. Okay, ninje ariko kuza gusohoka aha ngaha iraza kubavuna. Ngo la ilaha illa Irabagora nyabara byo kwivugisha ntabwo mubizi. Mwicare ku izo ntebe ziri aho ngaho nzi. Waretse tukaganira muri sasi. Oya ntabwo hasa neza mu nzu mwicaye aho ngaho ku izo ntebe nabateguriye. Ntacyo n'uwo mwanda twawicaramo. Mwawicaramo. Maze icara aha ngaho mugabo. Ibintu byawe byose ntabwo. Okay, ushaka rero mukate musubireyo. N'ubundi boss yambwiye ko n'abagabo bashaka ko bazinjira hano muri uru rugo.
nicara aho ngaho uwo mushaka naje mubazanire urumva kandi akavuyo gakeya. Sawa mubwira banguka. Nanyarutse. Dore ngo urongorere mu bipangu. Gise ndarongoye. Harya. Aya. Ahubwo se ko tambwiye kandi tuje ari mu bayisilamu. Ntago nari mu bayisilamu. Nta kintu na kimwe nzi. Ndi umukristo gatolika mwadanje. Ese ngiye se ndi umukristo nanjye katolika. None se ko cyose n'igitekerezo cyo kwambara ibintu by'ingofero kugira ngo bayo bacyumva ngo turi bahaji bakeka ko dufite kuma. Ahubwo iyo bavuze ngo uvuze ngo uri haji bumva yuko ushaka kurongora abagore benshi. Oya, kandi byemewe. Reka twanabihindura. Wenda umukobwa akabona ko twava mu idini ryacu tukajya mu rye. Ahubwo se udusanze ari mu Islamukazi byagenda bite? Ubwo ze dusanze ari mu Islamukazi twatwishe mu murima w'inyobwa. Ariko niwo wabiteye. Nawe niwe wabo bibagaye. Gute se? Jewe nakubwiye ngo uhanze urambwira ko muraziranye. Nyine nge turaziranye. Ni gute wabuziranye n'umuntu twazana nga tugasanga batakuzi? Ntuzi ngo umugabo wanga afite umugore, ntuzi ngo umwana n'uwe, ntuzi ibintu bya sister ntago umenye no. Ngerega nashatse kugira ngo byibuze nawe ugire ukuntu birwanaho. Rero anga urikoca. Anga urikoca da. Oya ntacyo banza umuntu. Ngende mwagaze n'iki ngiye mite mbiso. Oya ntabyo kwagaze n'itungo se. Uye mu muterite mugati kupe. Sasa unaona tai yako. Ni mzuri. Nipatie ile moyoni wako. Mimi nataka kuvunja na moyoni wangu. Wakaita wao. Ngino ndeta muzana mbiri uti sister wangu. Sasa unemuona mutipa wako anaitwa Patino. Sasa mufate umukomeze. Ni mimi iko patro. Patro nono ugwe mu video bituza byemeze nk'amabono. Ahita kugwa amatavuga ati. Umugabo no. Narakubwiye. Ariko urubuzo koko ni nyirakuruza. Icyonze cyanga. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ashim. Amakuru. Wazanye agatebe se kwaganye. Oya si ngombwa mwambwira. Pati. Kugira ngo ubuse ntiwaba ukifasha ibisigaye si byabo nata. Kugira ngo ngiye wansiga suka ukanyumvira no kuri kwimana. None se urandatana utaye gusuba ikintu cyatuzanye turagikoze. Ese si wowe. Ako se mwabasore mwazanye ni cyanga. Urumva? Ubundi uri mu bicyo nyine urumva tutagiye gutinda. Turi kubaza hano nimba mujya mucuza ya myenda mama mutacyambara. Ni kuvuga ibintu bitari byo. Ni ukuvuga ngo ariko ndabona ufite n'ibibazo byinshi. Wavuze icyo ushaka ucyakuzanye hanyuma bikarangira utarinze guca hirya no hino. Ubwo ni ukuvuga ari igihe twigeze gutekereza ubwo tese urugo rwanyu nitwarubarurara nimugara gukunda Imana tipe umutipe yifuje ko urifuza iki? Njyewe n'uyu wagushakaga nagakoze natereka nkubwire kuno bimeze. Uyu muhungu twari turi kumwe ahantu twicaye ahita ambwira ngo muraziranye. Ibyo byonyine nibyo byabazanye. Musubize. Nyine urumva njyewe urebye njyewe n'uno muhungu urukomeza. Uyu muhungu ngo hari ukuntu nihavuga umwe abirangiza. Okay. Havuga umwe arangiza ikibazo cye n'indakurikire niba nawe mwese mubifite. Ni ukuvuga ngo ubundi ukuntu byatangiye. Ni wowe ubizi uko byatangiye. Rata urabona njyewe. Kwanza ndabona nazi. Mufite ikihe kibazo? Njyewe n'uyu nguyu turi kumwe. Urabona kuno twazanye. Twanaturukanye yo. Mumbwire nyine birangire mfite gahunda nyinshi cyane pe. Urumva ukuntu byari bimeze? Njyewe nawe twazanye. No mukuza twari twavuyeyo. Tubanza ubwo tuba turaje. Noneho nyuma yo kuza ubundi mwabasore ninde wabahaye uburenganzira bwo kwinjira hano? Nyine urebye ariko se sister none se noneho bituri kwa mwavuze ibyo muvuga bikarangira. Ni ukuvuga ngo ukuntu gahunda zimeze. Njyewe mbere yuko nza nubwo twari turi kumwe tuza twari turi kumwe ariko Rata sitagera kamubwire ngiye ibintu maze no kubiramira. Njyewe naturukanye kwanza wowe ndumva ari ufite ikibazo kiremereye. Vuga ikibazo cyawe birangire binarangire. Ikibazo cyanjye ni uyu nguyu ukimfitiye. Sister ngiye bimaze no kundamira. Uyu muhungu ari ahantu yakubonye urimo uratambuka
ko twaturutse kure nta n'utuzira two kunywa. ntayahari. nta cyayi se nta gihari. Nta n'agakoma ko. nta gikoma gihari. rwa primus se basi primus ku bayisilamu. nta n'icyuma se ego ko mwami imana icyuma ku bayisilamu. navugaga kimwe cyo kubaga mu gihe hano hashobora twatumijeho inyama kugira ngo tuze gusangirira hamwe nk'idini ya Islam tugira urukundo rwo gusangirira hamwe nk'ubu gutya twakugendereye ukabona nyine n'inyama. ndumva ntacyo muvuga. hanyuma mbona reka noneho turase ku ntego. ubundi amakuru yanyu umuryango wanyu hano umeze gute se? mubayeho mute murya kangahe ku munsi? ese baragukunda iwanyu ntabwo bakuvunisha? ibyo se birabareba? bamuga nubwo ibyo biratureba. reka hari menya twashunganyije. njye ndumva nshaka no kwitahira. ariko se nta n'ikibazo bati tuzanye tuba tugikoze. ese urabona tutajya gukubitirwa aha ngaha? uzi ngo uransiga hafi. kandi byose ni wowe ubiteye. njye mbiteye ntabwo twagezeho nkakubwira ngo urase ku ntego niba warashe. ubu si wowe bivuze wihuza ubu ngubu ntabwo tuba twarangije ibyo twagiyemo. ako ndereka mbonera nkubwire na yangu genda uyibwire nyoko. ubu si uba yayumva.